Muraho, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nk'uko bisanzwe ni Robert ubasuhuza. Ndagira ngo wowe tubanye ari ubwa mbere ntugende udakoze subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ibiganiro byanjye nimba bikunezeza ukore like, kandi nimba hari inyunganizi wifuza kumpa utange comment kugira ngo twuzuzanye. Mbere yo kugira ngo tuganire twuzuzanye, maze igihe ntagaragara kubera shughuli za buri munsi y'akazi tubamo, niyo mpamvu maze iminsi mutambona. Ngarutse mfite ijambo rivuga ngo ese habaho igipimo cy'agakiza? Hafi kugira ngo twungurane ibitekerezo kandi kugira ngo tutange umusanzu ku bakristo muri rusange. Nk'uko mubizi kandi mukunda kubibona muri ino minsi, cyane cyane iminsi dusohoyemo, iminsi igoye cyane, iminsi iruhije. Hari igihe uhura n'umuntu akavuga ati uriya ntabwo akijijwe, ariko se ninde ugena uko umukristo w'ukuri agomba kubaho? Ese koko hari igipimo cy'agakiza kibaho mu isi? Igira hafi tuve umuzingo. Ndagira ngo mbanze ngusobanurire agakiza icyo ari cyo. Ese nkawe unkurikiye nkubajije ngo agakiza ni iki, wansubiza? Ujye muri comment nawe umbwire uko ubyumva kugira ngo dusangire ijambo. Njyewe uko mbyumva agakiza, reka nkagusobanurire. Agakiza ni ukwemera no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Kandi agakiza ni impano, si igihembo cy'imyitwarire. Nizere ko turi kujyana. Ndaguha n'ingero uza kwifashisha kugira ngo usobanukirwe neza. Abefeso ibice 2:8 kugeza kwa 9 haravuga ngo mwakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo ari ibikorwa byanyu. Turi kujyana. Ndagira ngo utege amatwi, ntihagire ijambo na rimwe riza kugucika, kandi ndizera neza ko uri busobanukirwe neza, biza kukugira umumaro. Kandi kwizera si amarenga gusa. Haravuga ko umukristo nyawe agomba kugira ibintu bimuranga, cyane nko kuvuga mu ndimi cyane, gutaka cyane mu masengesho arimo asenga, kwambara ndetse no kugaragaza ko akiranutse. Ikindi ngo akitandukanya n'abandi bose. Ese ubwo nawe ni kubyumva? Dusangire ijambo rwose. Nyamara agakiza si ibintu bigaragara gusa, ni impinduka y'umutima. Nizere ko ahangaha uhumvishe neza. Agakiza ni impinduka y'umutima. Turi kumvikana? Ikindi, ndizera ko umaze gusobanukirwa agakiza kanyako icyo ari cyo. Mu magambo makeya, agakiza muri rusange ni uguhinduka ku mutima. Umutima ukareka ibyo wararikiraga bitari byiza, ugasingira ibyiza biri imbere.
Hanyuma rero hari abantu bitiranya agakiza n'imyitwarire, ariko hano naje kugira ngo usobanure utandukanye agakiza n'imyitwarire. Agakiza ni igikorwa Imana itangiza. Turi kugenda. Agakiza ni igikorwa Imana itangiza. Imana niyo itangiza, igitangiza kandi ikagikomeza, igatandukanya imyitwarire y'abantu ndetse n'agakiza. Naho hano naho ndaguha urugero, usome Abaroma ibice 8 umurongo wa 30. Naho imyitwarire ishobora kuzamo, ariko ntivuga ko umuntu atakijijwe, ntibivuga ko umuntu atakijijwe. Ndizera ko unteze amatwi kandi turi kujyana. Rero hari igihe abakristo barwana n'intege nkeya, ugasanga afite uburakari, ugasanga arigunga, gucika intege, ariko si uko aba atarakijijwe. Ndaguha urugero, Dawidi yakoze ibyaha bikomeye, namwe abasomye Bibiliya murabizi, ariko yabaye umwami, ayobora igihugu kandi Imana yaramwishimiraga. Wibuke ko Imana yamutoranyije mu bandi, imugira umwami, imuvanye iyo mu ishyamba aho yaragiraga intama za se. Muribuka ko ageze ku ngoma hari byinshi yakoze tutakwiye gusubiramo, ariko si uko atarakijijwe. Turimo turagenda. Urundi rugero, Petero nawe muribuka ko yihakanye Yesu inshuro 3. Ariko Yesu yamuhaye ubutumwa. Ntabwo bivuze ko batari bakijijwe bano bagabo. Gusa hari icyo Bibiliya ivuga ku gucira abandi imanza. Turi kuganira ku ngingo ivuga ngo kuki abantu bacira abandi imanza, ninde bagize se umucamanza? Hano ndaguha urugero, Matayo 7:1 kugeza ku murongo 5. Ntucire abandi imanza kugira ngo nawe udacirwa urubanza. Hakaza undi murongo nawo ubivugaho neza, Abaroma 14 umurongo wa 4. Ninde waguteye kuba umucamanza w'umugaragu utari uwawe? Wowe wifata ugacira abandi imanza, ninde wakugize umugaragu, ninde wakugize umucamanza wo gucira imanza abagaragu batari abawe? Mwibuke ko iyo duciriye abandi urubanza ku gakiza, tuba tugiye hejuru y'Imana. Wowe urinde wo kwishyira hejuru ngo ujye gucira abantu imanza kandi atari we wabaremye. Ntitukibeshye rero ngo dutekereze ko turi hejuru y'Imana. Cyangwa turi hejuru y'abandi. Twese turacyari mu rugendo.
nta muntu uri hejuru y'undi, twese turi mu rugendo kuko turacyari mu isi. Gusa iyo turi gucira abantu imanza twibanda ku bintu ubona bidafatika, tukibanda ku myambarire, uko umuntu asenga, aho agenda, ariko Imana yonyine ireba umutima we, ntabwo yita ku myambarire ngo irebe uko umuntu asokoje, ngo irebe uko umuntu mbega bya bindi byinshi tuziranyeho byo tubona ku bantu, turiya muntu ni umupagani. Imana yo ntibireba, ireba umutima wa wundi muri gushyira mu gatebo mukamucira urubanza. Urugero naguha, Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 7. Ni byinshi cyane twavugaho, gusa nyuma y'ibyo byose hari ingaruka zo gucira abandi imanza. Ingaruka zo gucira abandi imanza. Icya mbere, bitera kwiheba. Umuntu wacira urubanza bimutera kwiheba, akumva ariyanze, akiheba, akabaza kuki abantu bangendaho, kubera ko mwamuciriye imanza kandi mutatari mwe mwamuremye. Hari abantu basezera mu rusengero kubera amagambo babavugaho ko batakijijwe. Umuntu agasezera pe bitewe n'abantu abana nabo birwa bamuvugaho amagambo ngo uriya muntu ni umupagani, uriya muntu ntashobotse, uriya muntu. Wowe urinde wo kumucira urubanza, nicyo ndi kukubaza. Icya kabiri, bitera agasuzuguro pe. Uba wumva uri mwiza kurusha abandi, utekereza ko uruta abandi imbere y'Imana. Oya, ntabwo uruta abandi. Twese imbere y'Imana turangana, turareshya. Icya gatatu, bibuza abandi gukura mu gakiza. Iyo mwifashe mugatarama ku muntu, mukamureba ingendo, mukamureba uko ateye, nkaho mwakamusanze mu muganirize mukajya kumuvuga ubwanyu, bituma adakura mu gakiza, ahora ari hahandi, ahora agwingiye. Izo zose ni ingaruka zo gucirana imanza. Ngahibaze, ni nkaho wagafashije wa muntu, wowe ushobora kuba warabigezemo mbere, umufashe ngo umuyobore ku nzira y'agakiza, ni wowe ubaye wa mbere yo kumubera imbogamizi. Kandi wibuke ko abo ducira imanza bibatera gutakaza ibyiringiro. Bakumva ntacyo bakimaze, bakumva ko nyine ibyo mwirwa mubabwira ntacyo bizabagezaho. Izo zose ni ingaruka zo gucira abantu imanza. Ariko hari igihe ushobora kutaba umucira urubanza ushaka kumukosora kugira ngo ajye mu nzira nziza. Nabyo bifite uko bikorwa. Ntabwo gukosora umuntu ntabwo ari
guhubuka ngo umubwire amagambo amuca intege. Gukosora ntabwo ari bibi pe, ariko bikorwa mu rukundo, Hano ndaguha urugero, Abagalatiya 6:1 havuga ngo niba hari umuntu ushatse kugwa, mukosore mu bugwaneza. Wimukosoza umutima mubi ngo umugaragarize ko ari wowe mukiranutsi wa mbere wabayeho. Oya, musange umukosore mu bugwaneza, umugire inama. Ntitugomba kuvuga tuti uriya si umukristo. Oya, ahubwo tugomba kuvuga tuti ndamusengera kugira ngo agume mu nzira, ye gutandukira. Kandi tugomba no gukoresha impuhwe, kwihangana ndetse n'icyizere. Ndizera ko turi kugendana. Mwihangane impamvu navuze ibi bintu. Nta kibaho kivugwa hatari impamvu. Hari impamvu yanteye kuza kuri iyi topic. Gusa hari icyo tugomba gukora. Icya mbere tugomba kwisuzuma natwe ubwacu mbere yo kujya gucira abandi imanza. Naguha urugero, Abakorinto 2:13 haravuga ngo mwisuzume murebe ko mukiri mu kwizera. Mbere yo kureba abandi, reka twirebe ubwacu. Tubanze twirebe ubwacu mbere yo kureba mugenzi wawe, banze wirebe ubwawe. Wibuke ko hari abana ngo mbere yo gutokora mugenzi wawe, banze utokore ikigugu kiri mu ijisho ryawe. Icya kabiri, dukwiye kwirinda kwishyira hejuru. Nta muntu ugera aho avuga ngo ndatunganye. Oya, ntawe ukwiye kuvuga ngo njye ndi intungane. Ntibibaho. Uri intungane ute? Ntitukwiye kwishyira hejuru. Tugomba kumenya ko twese tugikura, twese turacyari gukura, ntiturakura, turacyari mu nzira yo gukura. Icya gatatu, gusenga aho gucira abandi imanza, cyangwa se aho gusebya no guciraho iteka. Sengera uwo muntu umusengera, aho kugira ngo umucireho iteka. Banza ifata umwanya wawe umusengere, ubwire Imana ati Mana, sanga uriya muntu umuhindure. Umuhindure rwose, umuvane mu byo arimo, aho kugira ngo ujye kumucira imanza. Nshuti zanjye, ngana ku musozo, ndagira ngo mbabwire muri makeya uko twakagombye kubaho. Nta muntu ugomba gucira undi urubanza ku gakiza ke. Dufite inshingano zo gukunda, kwihanganirana no gusengera abandi.
nshuti yanjye wowe uteze amatwi, ndagira ngo wumve neza ibi. Niba uhanganye n'abagucira imanza, humura. Ntawe uzi neza umutima wawe keretse Imana. Komeza rero urugendo rwawe, ukiranuke imbere y'Imana. Ntabwo imbere y'abantu, ntabwo ariho, imbere y'abantu ntacyo bimaze. Wowe kiranuka imbere y'Imana, ibindi ni inyongera. Ihangane kandi ukomere ushikame. Inshuti zanjye, mwakoze kubana nanjye, tuzajya twumya tuganira, kandi niba hari inyunganizi ushaka gutanga, niba hari igitekerezo ushaka gutanga, jya muri comment utwandikire kandi ukore subscribe igihe ikiganiro cyose kizakikugeraho uzajya ukibona mu ba mbere. Mwakoze cyane, muri inshuti zanjye kandi ndabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.